izo mpapuro nizo mpamumbwira umuntu uri muri gereza. Reba reba kafe wayonye aho nicaye hose ibipapuro biba biri hafi yanjye kuko abantu banutse ni benshi ariko ntago bazi burya ibyo umundana nabyo. None se mbwira wa mugabo ego ko hano imvura iwacere kugwa Ndimbati kanje kwarura we Ndimbati Ndimba konexiri kubura wa mugabo witwa ngo Gikeri wa mugabo ngo witwa ngo Gikeri ntago muzi ngo n'umufana wawe ariko ashobora no kuba ari wowe. Okay. Aho urantsinze. None ese abafana banjye ko ataranyishurira ngo anyiyereke. Akandi kantu. Akandi kantu. None se uheruka uri umukinnyi wa filime wabaye umunyamakuru ryari? Byose birashoboka. Ngo byose birashoboka. Ubu umunyamakuru uri n'umukinnyi wa filime. Oya ntago ndi umunyamakuru. Uri ku kigani ngenda shaka kugukurikirana ariko mbwira ukora iki kuri cyano yawe kugira ngo ngende mvuga ati cyano yanjye icyo nayikiriyeho no kugira ngo mpure n'abakunzi banjye nkamwe mutanegereje muri filime gusa. Ubwo urabizi neza ko ngukunda? Ndabizi ubwo bimbwiye. Ndimbati. Yes. Akandi kantu ntakunze. Wabonye ukuntu wagiye kwakira Titi Brown akwiryaho sha? Oya kunyiryaho. Urarya chapati? Kunyiryaho ni nko kwirya kuri Dumba. Gute? Ko ntari buhageze. Buri umuntu uzakenera undi. Yirinda kumwiryaho cyangwa kumutera ibuye. Sawa. Kuko iyo umuteye ibuye areba imbere arahindukira akareba uri muteye. None se njyewe reka njyewe Ndimbati nk'umuntu nkunda kandi ndi umufana wawe reka njyewe rero nanjye nkwigirira inama ninangiza nigendere. Ndimba wase mama w'impanga ukagenda ukamutwara. Telefone yazimye. Uranyumva Ndimbati? Akamurongora se? Reka maze mubwira reka se wagiye ureka kumvugira ibintu wowe uravuga iki? Aciye ko wagiye ureka kumvugira ibintu nkarangiza. Kuvuze ngo akamutwara. Nyine wabazuretse wovuze kurongora njyewe ntagiye kuvuga nyenda shaka kumubwira ko rukundi kurongora. Umugore uteye gutyo ubwo wamutunga. Uzi nkuwa umugore nkura wa Ndimbati umuzanye iwanyu muri Canada ho nisi wowe wataha kahasigara. Umugore wa Ndimbati nakasa mutwe bro. Cyakora abagabo mwaragowe pe.
batavuze nuza ariko Ndimbati nzamushaka ahantu hamwe ampa amakuru meza neza kugira ese abana n'abandi Ndimbati koko cyangwa uyu musaza ushaka kumushyira kuri karubanda Ndimbati ko ari kuri karubanda nabamushyizeho ra Keza yagiye wa mugani Keza nguyu hano ngwino nuze wawe aragushaka Ddumba nahageze wanjye nyine ngwino nyine ubwo urayigiga ngiyo dore twara genda mbera ngwino ariko uvugishe sheri wawe. Hello. Hi. What's the attitude? Gute. Rega ndashonje. Like, Ndashonje ntabwo nseka n'abantu bose. Urashonje. You know what you do? Waruye. Kuruhe fahama. Bakeza gupfana iki twese dufite inkingi. Jani isahanuza n'ibiryo. Ubwiye nyine tuvugane na Ddumba kera. Oya njyewe nari nishiriye ibiryo kandi nari ngiye kurya mu gikoni. Nyine ngwino ugiye murangizanye ntuzi ko yagiye utamusezeye. Reka turangizane basi ngende kurya. I know. That okay. Ubu ndashaka kumbwira sibyo aho ugeze mu mashuri nicyo uzashaka kuba. Where are you in school and what do you want to be when you grow up? I'm studying Chinese and I'm like in YCT 3, so like it's fine. You're studying Chinese? Uri mu wa kangahe? In YCT 3. Mwaka wa gatatu. So what do you study? Like right now, what do you study? What classes do you have? Tell me all the subjects you do in class. Subject in Chinese. Nyine. Ariko ntango amasomo twiga mu gishinwa twiga igishinwa nyine language. Gusa nta kindi kintu nyine mubwira aho bigejeje. Nyine umuntu abigejeje muri how do you call this? Characters. Exactly. Rero kuna Chinese system ikora. Ebiye kwiga igishinwa. Yiga mu gishinwa. So nukuvuga ngo so babanza kukwigisha nyine kuvuga bakakwigisha aho uhera. Uretse gato kumbwira Chinese system ikora. Wowe umwana w'umutwe mu gishinwa ubitekereje gute? None y'abashinwa baza gukora akazi muri Afrika batakivuga wowe urumva iyo uzi kukivuga byagenda gute no kwandika uragira ngo ikiza zikovuga icyongereza numva ari na fluent mu cyongereza. No ni cyongereza amasomo arahari nuko ataratangira. Ego okay umaze kwiga ibintu bingahe? Nawe Ndimbati yagarutse. Ni byinshi. So nukuvuga ngo Keza YCT batangiye kubigisha character nyine ibihekane ukuntu bandika kuri iyo umaze kubimenya rero nibwo noneho wiga mujya mu masomo. Oya. No, so no mu wa kane mu wa gatanu. We don't learn maths like yes, that. because you can't learn math now because you have to start fast. You have to know the character. Like I'm saying we won't learn maths. It's just learning the language. You will, darling, because the language takes only 3 years. In Spanish, they don't teach you maths. Uyu mukobwa wanjye ntazi byari azi ngo nose uziga igishinwa kugeza gihe. Do you know how long we have to nyine turi kwiga kukivuga ucyandika kwandika exactly maze no kukivuga muri tones nago turi kwiga nyine math nyine math ntago urageraho before you learn you have 2 or 3 years more before you learn the math. Uko mutangiye kubirwaniramo hano. Oya kubera ko nyine urumva bajya kwiga amasomo ibintu byose baramaze kubyana. That's why you start no guteka muri YCT 3 guteka batangiriye ku muceri
Fridaus ari hehe Ndumbatira nose Ndimbati kutamubwiye icyo uzaba kandi aricyo yakubajije nzaba celebrity, business woman ufite perfume brand, cloth brand, bag brand. Sekundeba nkaho utambiye kutangira ibyo bintu. ntabwo ibintu bimwe kubivuga hari ibintu bitagomba gutuma abantu bamenya ko bihari Ndimba nzaba business woman uri celebrity, nzaba model n'umuririmbyi actress. Ndimbati bamubonye Mugire ijoro ryiza. hai turabasuhuje mama Ndimbati sava bizu sava apeti ngenda umukobwa wawe rero urabizi nduwa Ndimbati ndimo ndirira yego rwose rira Ndimba turambona singiye kuzarwara iby'umugongo ndi kukubona none aho n'ukuntu ndi mwiza Ndimbati ntago meze nkawe ntago wandusha ubwiza we abantu nka Ndimbati nimwe mutuma keza ababwiza ukuri bemba abantu nka Ndumba ubwo rero bituma Ndumba na Ndimbati undati rwose nje sinkunda abahungu b'ibikara uyu si akunda b'inzobe nka Dumba urumva Dumba avuze ngo ni mwiza ubwo Ndumba atahita agaragara ko ari mubi ariko wowe ukunda ibikara yewe se njye rero mu bagabo abagabo muteye kimwe ahubwo reka nkubwire nta mugabo mwiza nk'umugabo w'igikara abagabo b'inzobe ni fake Akunda city boy. ibyo mba nkubwira se Akunda city boy. niyo nakundana n'umugabo w'inzobe mu buzima njya nsenga sinzakundane n'umugabo w'umumetisi mana we abametisi abantu ngo mbabwira abantu bavuga ngo Duma ngo ndi kibwa ngo ubwiza ni mu mufuka sibyo nimo ndavuga se n'ubundi Ndimbati nari ntinye kukugira inama madama ahari ariko uri kare nkubwira ubwo agiye ubwo avuye muri kamera umugore wanjye nta kintu nubwo nta kibazo umugore wanjye niwe mugore wa mbere ku isi ngo rata Ndumba ni wowe umugore abandi ujye bareka nuko zubakwa ubundi abantu bazira kugira ibibazo bakajya hariya ngo ibi nibi iyo muhagaze hamwe muratsinda ikibazo ni internet ya Ndimbati gumisimbagurika gumivaho ntabwo igemberera kugira ngo mite nivuganira nawe neza nawe ariko uri kumuteza umugore bana ariko se bite byanze uriya ni sheri w'abandi ni papa Ndimbati oya bonja ntabo nyagurutse ndi kumuteza ahubwo Ndimba yo wabwe madama akagera gateka icyayi akajya guteye yagiye guteka icyayi n'ubundi ushaka gukora yagiye kunekera icyayi okora shamu icyayi nanjye ndashaka ngaho mbwira wagiye ugafata cya Fridaus kongera ukagitera nk'inda ko ari mbona gifite umushukwe mwinshi ko ariyo mpamvu kiba kikuriye ko mbona ko niba aricyo kibuza bari ugenda ugikora Dumba iyo umuntu wamubyaje abana b'impanga akakwita imbwa nta kindi kintu aba asigaje inyuma nubwo bavuga ngo niwe muti uzatuma nta muntu uzongera gupfa ku isi ntabwo bishoboka Ndemba numva icyabuze warabikurikiye warabyumvishe Ndumva nawe koko iyo umuntu atinyutse ubu nshobora kugutuka ngo uri imbwa kubera ko wenda twahurira mu kabari ukagura inzoga nyinshi cyangwa nkagura nyinshi ariko noneho umuntu mwabyaranye abana bazakura bakumva ngo mama wacu data yawatubyaye yamwise imbwa Ndimbati nawe ushobora kubona Fridaus n'umwana rega ntabwo atekereza cyane nimwe mu mugira inama wabamenye
oya ahubwo nge mwebwe mu mushuka kandi mbona kubwira ngo ugende umutemo nago cyumva rero nkubwire reka tuzabyihorere none se ariko ibi bintu reka mbivemo cyane numvaga ibyo navuga no kumubwira Erega Ndumba wowe ntago urarongora ngo ujye mu rukweto nk'urwo wari wajya kwambara bote ikakugera ku musatsi. Ngiye kuvuga byinshi ariko bitekerejeho ariko icyo nasabaga Ndimbati numvaga namubwiye ati Ndimbati wagiye ukancumitira Fridaus wagiye ukancumitira Fridaus wawe se wamwoherereje dirido ntago muri Canada zihari. Reba ahubwo ngo wanditse ngo umva ye reba babandi ngo nkaye nk'umuntu uryamana n'umwana we hari igihe waba uryamana n'ihene uriya se n'umwana ni icyanditse aho ngaho bya bindi bitagira indero icyo mbakundira uriya n'umwana umwana byara babiri egora ni mujye mwivugira ni mwebwe muzi ko ari umwana we wanditse ibyo ngibyo ngo yitwa sinzi ko cyitwa zina cyakora simbabeshye njyewe ninshaka umugabo wanjye niba hari ikintu ndi understandable very well nuko sheri wanjye naje gusanga ibwami bararongora hehe hose kwirugurira ngo baguciye inyuma ahubwo umva sheri wanjye learn how to get what you want for free were kwirwa wasting amafaranga yacu ni wishyura icyumba mwagiyemo no problem kuko uba ukeneye ahantu heza hari na security ariko ikizajya kikwishinga ujye urongora nakubwira iki nzaguhura uruhushya ujye urongora neza rwose witonze ugaruke mu rugo kuko abagabo umugabo ufite amafaranga yagukunze buri kimwe cyose araguha buriya nta kintu kibi no kubuza umugabo kwirongorera kurongora ni umuco w'abagabo kandi ni bose yaba umukara yaba umutuku yaba agira amahembe yaba afite ibinono ku maguru abagabo bose bararongora umugabo utarongora aba ari umutindi wa wundi uhangayikishijwe no kubona icyo ari burarire bose barirongorera oya rata Ndimbati wagiyeyo byarabaye n'iki wakuyemo isomo sheri wawe arabizi akenshi ibibazo byinshi biba kubera ko umuntu aba agerageza guhisha ibindi uzatuze kandi urebe kutabaho neza n'abari abana bazakura kandi uzongera ubapime DNA ntuzatume bakura gutyo gusa uzongera upime urebe nimba ari abawe burya ngiye naje gusanga ariko muzi ibintu mujya biba ntabwo ujya ureba za nkiko zo muri Amerika usanga n'umuntu yari amaze imyaka ingahe muri gereza azira ubusa kandi none se niba barapimye ibimenyetso byose byabonetse bimuhama abana rata Ndimbati ntuzicare gutyo uzongera upime urebe kuko nimba ari abawe hari igihe wenda muganga baba bamuhaye ikintu bite byawe ngewe by'isi nta muntu njye nizera njye mumbabarira njye numvaga yagenda bakiyunga bakongera bagakora ibyo bakoze Ndimbati n'ubundi yari umusilamu nubwo yabivuyemo akigirira abagore abagore ariko wowe Dumba kutarongora umugore wawe ari hehe kutarongora ngewe Dumba Dumba nturebe uyu munsi ubaye sheri wanjye wajya urongora ariko dore ahantu ikintu twasanze waguriye umugore imodoka ari hanze wajya ugafata amafaranga yacu ukajya kugira ibintu wambona twamurera cyangwa tukamurekera nyina ibintu n'ibindi ibyo biganiro nk'ibyo shad nge nsubiyeyo naba ndi yayindi yavuze oya exactly igorata Ndumba ariko rata nibyo Ndimbati ntusubireyo usubiye hari ubwo Dumba kara umugore wawe akubwiye ngo urimbwa ngo nako ngo nta nubwo urimbwa ngo ahubwo ngo nimbwa ngo ifite umumaro ega n'umwana wabigenza ute umwana uriya ariko umwana arabyara se
kandi ahubwo abagabo waragiye sha muri abana twamubeshya beza. wa mugane wawe si wowe ubyivugiye ngo tuba twamubeshye. Hari ukuntu bagenda bakamubeshya bakamubwira akaza arakaye. Ukuntu Fridaus iyo umubonye agiye kuvuga ubona hari nk'abantu bamutumye bakamubwira ati Fridaus fata kamera vuba fata kamera vuga, urumva. Ariko ugasanga abo bantu Ndimbati ntaguciye mu ijambo. reka ndangize ugasanga abo bantu ntabwo ari bo bazarero uwo mwana, ni nabo bazamuseka, abana n'abawe. Ariko ugasanga Ndimbati wowe abantu batumye urakarira Fridaus kandi mufitanye abana mu bintu by'ubusa. Wowe ntabwo ushobora kubona nk'umuntu w'Imana ukamubabarira ukavuga ati Fridaus ibyo wavuze ntabwo ari byo, mwamagana n'abantu bakuru nk'uko kera twajyaga tubikora, ukamubabarira ariko ibi bintu bikava mu bantu kweli. Ariko sha ntago mbizi Dumba uri umwana mwiza gusa. Uwo Fridaus simuzi ariko Dumba uri umwana mwiza. Uko bigomba kugenda. Oya kubera ko bafitanye igihango cy'amaraso. Ibyo bintu nibyo. Iyi ntihazagira umuntu ugira urwango, ariko ikindi uwo mugore azareke kumviriza amagambo y'abantu. Ngenda biza ugiye wumviriza icyo umuntu akubwiye ukajya kugikora wapfa ukabura. Ni ukuri. Oya Fridaus baragenda bakamushuka abantu bakamubwira iki bakamubwira uzi kugira ngo Ndimbati yirire nk'inyama kuri nuza, wenda Fridaus yarahishije imvange bikazana ikibazo. Kandi ntago rega wabaho ikori n'umugabo ntago bikunda. Reka da ibyo bintu ntibiba. Ubundi umugabo ni umutunzi akakwitaho buri kimwe cyose, akagenda hanze agakora ibyo ashaka akagira gute. Niyo mpamvu abagabo bafite amafaranga rero, warashatse umugabo afite amafaranga, umugabo akuzanye mu rugo rwiwe mu nzu ye, usanze afite imodoka buri kimwe cyose. Umugabo nk'uwo nusanga yarongoye ntukanasakuza, ahubwo uramubwira sheri wanjye wakoresheje agapira. Fridaus aritonze sha. Cyakora sha abagabo mwaragowe gutera inda mwana ukajya gufungwa ukagera gucya na gucya. Noneho hari abagore sha baba bakaze, noneho n'abana babo uyu mwana inda. Uragenda ugacumita ituru umwe, ugacumita ituru imwe ikazagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Mbi nyine waguye habi ikagukurikirana. Urabona ko nawe abika dokima ni nko kwicara uzi wagira ngo ni igisasa kiri muri munda agenda recording time zose agiye kunya. Sha uzi kugira ngo wicare ubika dokima ikintu cyose akoze urabona ko akibika, ubwo se urumva ari amahoro. Sha mujye mureka. Hari igihe nyine umuntu atera ari nka Satani. Ngiye ariko narabibabwiye abagabo, hari igihe ujya kwa shitani neza akakurangiza. Ubu nkawe Ndimbati ugiye i Kigali ukabura gateye, none Canada, leta ya Canada no kuyihamagara umva wajya wohereza umushahara ngo guki. Cyagere kuhuye n'umwana nka Sanny udagira fona. Njyewe inama nabikora bikubayeho kugira ngo ujye wohereza $1 wamuzamura ukamujyanayo, ubundi wamara kugerayo ukazirwariza ukamutiyo. Ariko njyewe ubu ngubu ndashaka kumanuka i Kigali, buri gakobwa kose kazanye n'agamuntu karenze imyaka 22 ngatera inda nigendera ntera mada ndebe noneho ukuntu buzajya bwikaza ngo kandi wanteye inda. Uzabishyura, uzajya uyohereza ko ubuzima bwahenzera. Ukodesha amazu yabo, wohereza n'amafaranga y'umwana. Ikihari no misega no kwemera umwana. Cyozo kigihari n'ubu si ugufasha umwana kwera ubu ariko abagabo b'Abanyarwanda ntago bajya bemera abana hafi ya bose. Baravuze ngo Jay-Z, uribuka Hakimu wo muri ya filimi yagize imwe yarimo Cookie Empire, bajya bavuga nyine se ngo ni Jay-Z, ariko baravuga ko yamwanze. Noneho nuze Beyonce avuze ko Jay-Z ari bloodline Rwanda, ndavuga ni yewe wasanga ko kari byo.
abagabo b'abanyarwanda bihakana abana iyo mubyaranye mutarasezeranye. ni ukugenda ngo DNA turapima, wa mugani ni ukugenda ukareba akantu kagati tegereza umwana wanjye nakwiza imyaka 20 atarazana uruhara, ubwo azaba atari uwanjye. Ndimbati bambe nani wowe ntago wabyarana umuntu n'umwana ngo tumuyoberwe. Ibinwa amaso agomba kuza ameze nka umva wamugani izuru abuze iki, umunwa wanjye yagira izuru, yagira amaso yanjye, imanga kuvuga amaso izuru n'iminwa. Iyo umwana avuye mu nda basa na se tuputupu. nta gikorwa na kimwe cyari kireba kikavuga ati Dumba twabyarana umwana mubi. Buri mukobwa arandi bakavuga ngo kandi Dumba twavura mu cyororosha. Uzarebe abana ba Diamond kuriya watanasha atari we basa gusa. Ako Diamond abyara utwana tubi. Kari nyine uriya watanasha niwe mwana we azaba mwiza nakura. Nano buri gikorwa cyose kiguma kindi undi wanuza wa mwana wa Hamisa uzamwitegereze ifoto zari na mutoya ureba sana Jagwa bujya ujya nuwa Jagwa hano muri Kenya. Nuko Hamisa yibeshye bakabivu ujya mwana nuwa Jagwa kanakora muri leta kandi umugore wabe only God knows. Eyo urwo rugambo ko warakijijwe, urwo rugambo amakuru ko mba nyafite nk'icyo kikera birandeba sari kujyana ne bakabeshya Diamond yaba umurongozi we kweri ayatenda buri kanya. Ariko wa muhungu wa Zarisi umwe mutoya wiwe urebye ubona ari uwe nyine, ubona adasa n'abakuru be.